Yes, reka nongera kubekaze mwe mwese mukomeje gukurikirana yawe TV. Ahandi murabona ni mu masaha y'ijoro, muri kubona turi kumwe n'umusore mwiza, muramubona yambaye neza, yambaye imyambaro myiza. Iyo ni yawe TV, ngende emi Rwanda, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Sasa rero uyu mugoroba turi hano muri Downtown Club, tunogo twamamaje bitari ngombwa, ariko habera igikorwa cya fashion, harimo abasore beza, harimo abakobwa beza. Namwe mwakomeje gukurikirana yawe TV, ngusaba gukora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ukurikiranye performance mwakoze, ukurikiranye abakobwa mwakoresheje cyangwa se namwe uko mwakoze, ibyo mwari mwagerageje, intego mwari mwihaye kugeraho, mubonye mubashije kwigeraho? Twazigezeho cyane, twanishimye cyane kuko bamwe baba bafite mu ubwoba, ariko uyu munsi nabwo barafite babikoze. Iyi ni ishuri ya kangahe mukoze bino bikorwa? Mu by'ukuri ino y'inshuro ya mbere, ako turizera ko n'ubutaha tuzakora ibindi birushije ibi ngibi. Nakoze. Yes, ni igiki wakwizeza abanyarwanda muri rusange cyangwa se n'abafana ba Galaxy bimeze bite? Ikintu nakizeza abanyarwanda nuko tubafitiye ibyiza byinshi kandi turenda kubibereka muri make. Ibindi zino ni intangiriro, turacyari mu nzira ariko rero nkuko nakomeje kubibabwira, aha turi ni muri Downtown Club, habereye igikorwa kidasanzwe cy'aba fashion. Murabona ndi kumwe n'umukobwa mwiza yambaye neza, muramubona namwe ni iki sinzi uko ameze, nimba namwita iki, nimba namwita igisupusupu, nimba namwita iki, ariko icyo cyose ni umukobwa nyarwanda ndetse afite n'impano. Gira icyo usaba abakobwa bagenzi bawe bakitinya, bumve ko iyo ugiye muri ino gahunda uba ugiye kwiyandarika, gira icyo babwira. Inama abakobwa bagenzi banjye, umuntu wese wumva afite intumbero yo kugira aho ashaka kugera, avuga ngo genda ashaka kuba umumodo, ariko kuko abantu bagitekereza ko kuba umumodo ari uburaya ari iki, ntabwo ariko bimeze, ahubwo wowe ni icyo umutima wawe ushaka, no guharanira agaciro kawe ndetse n'agaciro k'umunyarwandakazi, guteza imbere izi mbuga ndetse tugateza na Made in Rwanda imbere. Nibyo dushaka kugira ngo duteze imbere, bakeneye abakobwa nkatwe kugira ngo tubafashe kwamamaza ibikorwa byabo, bityo u Rwanda nirutera imbere natwe niko impano zacu zizagenda zitera imbere. Yes, rero ndagushimiye. Urakoze cyane. Yes, rero hano turacyari kumwe n'undi mu fashion, namusaba kugira ngo nawe yigire hino agira icyo atubwira. Aha tumusanze nawe hano abirimo. Bite byawe? Ni byiza. Amakuru. Witwa nde? Ufite imyaka ingahe ko mbona ukiri umwana muto? Ufite imyaka 18. Yes, tugusanze hano muri mu gikorwa cya fashion yanyu. Bite bihagaze bite? Iki gikorwa mwagitekereje gute? Byaje gute kugira ngo mutekereze kuza gukorera hano? Murakoze. Ubusanzwe nyine na boss bategura ibirori, natwe nyine tukaza tuje kugira ngo tubisoze. Rero ubwo baraduhamagaye, natwe turabatumikira. None wowe kuri wowe nk'umwana mutonya, iyo kubona ukora ibingibi, uri umunyeshuri? Narangije no mwaka. Yes, ndakeka watangiye modo ryari? Natangiye modo niga 10e secondaire. Ukabibangikanya gute n'amashuri yawe wiga? Ari burya ibintu byose ugomba kwiyeranja, sibyo? Rero haga umwanya mwinshi amasomo, hanyuma nyuma y'amasomo tukagenda. Yes, noneho tugana ku musozo, intumbero yawe muri uyu mwuga urimo ni iyihe, cyangwa se future yawe muri moda? Intumbero yanjye navuga ko nshaka kuba top model. Top model? Yeah. Igarukira he? Hano i Kigali, Huye, Nyagatare? World. Isi yose. Turagushimira. Merci namwe. Yes, rero nkuko mubibona turi kumwe noneho n'umuyobozi wa fashion cyangwa se n'umuyobozi wa agency Galaxy, yatangiye twibwira. Nitwa Himbaza Moses, abenshi bakaba banzi ku izina rya HK. Yes, ngo ni wowe boss?
Yeah, niko bivugwa CEO. Yeah. CEO. Yes. CEO ubundi bivuze iki? Oya, ni ukubyumva gutyo ariko nanjye ntabwo nakubwira ngo gute, ariko tuzabyigaho ubutaha. Uri CEO. CEO, yeah. Yes, reka dukubise tubangura. Galaxy ni bwoko ki? Ni Tecno, ni Galaxy, ni telefone, Galaxy ni iki? So Galaxy, ivuze Galaxy Fashion Agency, abize babyumva vuba. Galaxy Fashion Agency ni agence ikora ibintu by'imideri yamamaza. Yeah. Iyo niyo Galaxy Fashion Agency. Galaxy yashinzwe ryari? Galaxy bimeze bite? Yeah, Galaxy yashinzwe ku itariki 12 z'ukwa munani mu Rwanda. Yeah, niho yashinzwe. Turi abantu bagera muri 6, turi nka komite ariko tuyishinze, ariko uko ibintu byagiye biza bagiye bavamo, so nkomeza njyenyine nuko bimeze. Ukaba ari we boss? Yeah. Noneho sobanurira abantu Galaxy noneho igamije iki? Galaxy ije isanga izindi ama agency menshi hano mu Rwanda akora ibyo mukora, noneho Galaxy ni iyihe challenge muzanye mu mideri? Yeah, Galaxy twazanye purpose itandukanye n'izabandi, ewana gukora ibintu biri unique, kuko usanga ama agence yo mu Rwanda ntagakora nkuko bikwiye. Ntagakora nkuko bikwiye. Ikindi mu Rwanda harimo ikibazo kijyanye n'abantu bo gushyigikira bino bintu bya fashion by'imideri, so twebwe rero tuzanye ikintu bita impinduka. 2020 izajya kurangira ewana ikintu bita imideri cya fashion hari ahantu kigeze, cyane cyane kuri Galaxy, kuko usanga nk'izindi agence ije isanga nta bintu bikaze zagiye zikora, birahari ariko nta icyo bita kwagura imipaka. Yeah. Ese nkaho bimazemo igihe, kubera iki hatagaragara abantu batera inkunga ama agents akora ibijyanye na fashion? Ngiye mbona impamvu nuko abantu batari babyumva ngo babanze babisobanukirwe bumve n'akamaro kabyo, kuko usanga nk'umuntu ushobora kumubwira ati ngende umumodo, akakubwira ati okay, nyine ukabona ntago abishyigikiye, ariko wamubwira ati ndi umuhanzi ukabona biramushishikaje. So abantu rero bagerageze bumve akamaro k'ikintu bita fashion, cyane cyane burya tugendeye kuri culture, kuko buriya nka Galaxy twe dufite purpose ya culture, kugenda kuri culture cyane. So ewana tugarure culture y'u Rwanda, tugere n'ahantu tugera ewana ku buryo bazaya babona umuntu akavuga ati kabisa uriya ni u Rwanda. Yeah. Ese hari ikibazo gikunze kugaragara mu babyeyi ndetse no mu banyarwanda muri rusange, bavuga ngo abana b'abakobwa baba baje muri aya ma group, baba baje muri aya ma agency ndetse n'abahungu bibaviramo uburara. Mari mungenge ababyeyi baba bana. So icyo nababwira rero, ntago kuza muri ibi bintu ari uburara. Ntago ari uburara nkuko bivugwa. Burya n'abamodo hari abamodo baba bafite n'ibindi bakora ku ruhande, ariko ari abamodo. Icyambere ni discipline, kugenda ku murongo. Ni discipline nk'izahandi. Kuza muri fashion ntago ari uburara. Abenshi bajya bavuga ngo ibintu by'ubusambanyi, ibintu by'ubutinganyi. Iyo ikintu kiri ku murongo kiba kiri ku murongo, ntago natwe twabona ibyo biba, ntago nta muntu ubishyigikiye. So ntago ibyo bintu bibamo, ntago bibamo kabisa. Yeah. Uba abana bose bari hano baba basabira uruhushya? Aba ngaba mba nabasabira uruhushya. Yeah, kireka yenda bibana nyine bafite partenaires zabo, nibo urumva nibo bari private. Yeah. Ariko abakibi wabo mba nabasabira uruhushya. Yeah. Yes, manager. Gira noneho icyo ubwira abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakunzi ba Yawe TV. So abakunzi ba Yawe TV ndetse n'abanyarwanda muri rusange, bano uyu munsi ni ijoro rishyira Noheli. Nukwifuriza Noheli nziza, Merry Christmas kuri bose. Nkagira n'ikindi kintu babwira, bashyigikire ikintu bita fashion. Fashion ni mu Rwanda igera ahantu yigeza kabisa. Yeah, cyane cyane babwira. Manager turagushimiye. Turabashimiye namwe. Yes, rero turabashimiye mwese mwari mukomeje gukurikirana Yawe TV. Ngiye nareye mu Rwanda nk'ibisanzwe, kora subscribe, kore like, kore share, kore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Niwibagirwe ko dusura ku mbuga zacu zitandukanye, Facebook page ni Yawe TV ndetse na Instagram page